benshi bakirengagiza ukuri bamenye kubera ko bashaka kunezeza abantu. Abandi bagasambana bashaka kunezeza abantu, abandi bakanywa inzoga bashaka kunezeza imiryango yabo. Urabe maso, nteze amatwi, nakwifurije ko wahitamo kunezeza Imana. None se niba ari uko bimeze, Imana twayinezeza dukoze iki? Ko twabwiwe ngo unezeza Imana niwe iha ubwenge, ikamuha kumenya, ikamuha n'umunezero. Ntabwo rero twajya kure, nitugira ingeso nziza tuzanezeza Imana, kuko tuzaba tugize ikinyuranyo cyangwa se dukoze ikinyuranyo, tuzaba dukoze ikinyuranyo cyabo mu gihe cya Nowa. Aho mu gihe cya Nowa ngo bagize ingeso mbi bababaza Imana. Nitugira ingeso nziza rero tuzanezeza Imana. Niyo mpamvu Petero yanditse mu rwandiko yanditse, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 2 umurongo wa 12, aravuga ati mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ndagira ngo mbabwire ikindi twakora Imana tukayinezeza. Mbere na mbere dusabwa kugira ingeso nziza. Imyitwarire yacu, imvugo yacu ntibe yo gusebesha izina ry'Imana, ahubwo tukagira ingeso nziza zo guhesha Imana icyubahiro. Hanyuma hari ikindi wakora ukanezeza Imana. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastori Iyakabumbye Etienne, nkore umurimo w'Imana muri ADPR mu Rwanda. Paruwasi yacu ni Yarundoye, itorero ryacu ni rya Gasovu. Bityo rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 4 umurongo n'uwa mbere. Haranditse ngo nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Imana idufashe cyane. Ijambo ngira ko tuganireho rifite intego ivuga ngo tugende tunezeza Imana. Mu yindi mvugo tunezeza Imana, dusoma ijambo Pawulo yandikiye Abatesalonike, arabwira ati nuko bene data, ibisigaye. Mbega byumvikana ngo iyo uvuga ngo ibisigaye nuko hari biba byarakozwe. Birashoboka ko bari barateye intambwe yo kwitwa abayoboke b'itorero runaka, bafite aho basengera, ariko Pawulo avuga ati ibisigaye. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Bene data, nifuje ko mwebwe abanteze amatwi mumenye ibyiza byo kunezeza Imana, ariko ndababwira n'ibibi byo kubabaza Imana, kuko nubwo kunezeza Imana kuduhesha umugisha, ariko kubabaza Imana gushobora kuduhesha akaga. Iyo usomye mu gitabo cy'Umubwiriza, igice cya 2 umurongo wa 26, usanga handitswe iri jambo ngo kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero. Unezeza Imana, Imana imuha ubwenge, ikamuha kumenya, ikamuha n'umunezero. Umunezero ni ikinyuranyo cy'agahinda, bigaragara ngo wanejeje Imana. Imana ishobora nayo kukunezeza, ikirinda kukubabaza, ntigutera agahinda, ariko ari ko wayinejeje. Kuko unezeza Imana. Ntabwo tuvuge ngo kuko umunyedini runaka, ubwoko bunubu, umuzungu cyangwa umwirabura, umugufi cyangwa umuremure, ahubwo nunezeza Imana. Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya, ndetse ikamuha n'umunezero. Bigaragara ngo nitunezeza Imana izaturinda umubabaro,
izaturinda agahinda, nituyinezeza nayo izatunezeza. Ndizera ko wanteze amatwi. Nuko umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abatesalonike, Mwuka Wera amuyoboye, arababwira ati nuko rero ati nuko bene data, ibisigaye bigaragara ngo hari ibyo mwakoze, ni koko mufite aho mubarizwa, mufite aho musengera, birumvikana mufite itorero mubarizwamo, ariko ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, ngo mube ariko mugenda ndetse murusheho. Uwiteka tugenderere cyane, tuzanezeza Imana dute? Bene data munteze amatwi, mbasabe mumenye yuko tunejeje Imana, ishobora nayo kutwitaho, nayo ikaturinda umubabaro ndetse ikadushimisha, ariko twayinejeje, ngo yaduha n'ubwenge, yaduha no kumenya. Ariko se abayibabaza bo ifite mugambi wo kubakorera iki? Kuko tubwiye ngo unezeza Imana niwe iha ubwenge, ikamuha kumenya, ikamuha n'umunezero. Ariko si uyibabaza we imukorera iki? Imana itufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, turebe ba sogokuruza batubanjirije bababaje Imana, turebe uko byabagendekeye. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5, dusome tugeze ku murongo wa 7, turebe mu gihe Imana yagiraga agahinda ku bwa Nowa, kubw'ingeso mbi z'abatubanjirije, turebe tutese Imana yafashe umugambi ki kubahiteye mu mubabaro. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 haratubwira ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Umva ikinyuranyo icy'Abafaransa bita contraire. Mbega bigaragara ngo bakoze ikinyuranyo, aho kunezeza Imana barayibabaje. Ndashaka gusubira kuri umurongo wa 5 n'uwa 6 mbere yuko nsoma umurongo wa 7, ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Ndagira mbanze nsenga Imana imbere yuko nkomeza n'iyi ntego. Mana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu, iri jambo nsomye Mana ridusaba ko twakunezeza, nawe ukatunezeza, ukaduha ubwenge, ukaduha kumenya, ukaduha umunezero. Ndasabye ngo njyewe urisomye umpe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, abazaryumva uzabaha imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, kugira nawe uzabanezeze. Kandi ndinginze ngo mu gihe ntanga ubusobanuro kubwira ijambo, Mwuka wawe Wera aze kunyobora, we hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje, mbone kujya neza kwawe. Ndagushimira ko byumvise, senze nizeye izina rya Yesu, amen. Bene data munteze amatwi, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mpere ku ijambo ry'intego, ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Iri jambo ngo ndetse murusheho, bega bigaragare ngo bakore ndetse n'ibirenze ibyo babwiwe na Pawulo n'abagenzi be bakoranaga umurimo. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Birashaka kuvuga ngo ushobora kubwira umwana uti uvoma ijerekani y'amazi, umwana akavuga ati rero mama yambwiye umvoma amazi, cyangwa se papa yambwiye ko nzana ijerekani imwe, ariko niyumvisemo ko nazana n'iya kabiri. Kandi kuvoma indi jerekani ya kabiri ntabwo byababaza se, kandi ntibyababaza nyina, ahubwo byanezeza ababyeyi be. Niko natwe niba Imana ivuze iti mukore mutya munezeze, tutahubwo turakorana gutya dushaka uburyo twarushaho kukunezeza, byanezeza Imana cyane. Ariko turimo tugera nako naringezaho
abantu batera Imana agahinda, iki Imana agambire kubakorera, abanezeza Imana bo twabonye ko izabaha ubwenge, ikabaha kumenya, ikabaha n'umunezero. None se abayibabaza bo yabafatiye ngamba ki? Dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Iri jambo Biblia Igiswahili ivuga neza ngo tena Bwana akaona ya kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kila kusudi analowaza moyoni mwake ilikuwa baya tu siku zote. Bwana akagayiri kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyoni. Nuko bivuga ngo nuko Uwiteka abona ko ibibi by'umwana w'umuntu, mu Kinyarwanda ni ingeso z'umwana w'umuntu, ariko mu Giswahili ngo ni ibibi by'umwana w'umuntu, maana maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Ngo ibibi by'umwana w'umuntu ngo byari bikomeye mu isi. Wasoma Biblia y'Icyongereza ugasanga iri jambo ngo then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Iri jambo ngo then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Iri jambo ngo kandi Uwiteka abona ko, when the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, ngo Imana ibona ko gukiranirwa cyangwa se ubugome bw'umwana w'umuntu bwari bukomeye mu isi, kandi ku bitekerezo bye, buri gitekerezo cye mu Giswahili nakira kusudi ngo n'umugambi we, buri gitekerezo cye ngo cyari kibi iteka ryose. Maze ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima, arababara cyane. Yamaze kugira umubabaro, yafashe mugambi ki? Ku murongo wa 7 Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 7 ngo Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'amatungo, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka ndetse n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ngo kuko nicujire yuko nabiremye. Ndizera ko wanteze amatwi. Abantu bamaze kubabaza Imana kubera ingeso zabo mbi, imyitwarire mibi. Nuko ngo Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Bene data munteze amatwi, iyo ntekereje nkareba uburyo isi igenda ihura n'akaga, uburyo amahoro ari make ku isi, ndibaza ntese ahari ntabwo byabiterwa nuko abana b'abantu bateye Imana umubabaro, aho kunezeza Imana bakayibabaza. Bamwe ugasanga bishoye mu busambanyi aho gukora ibyo gukiranuka, abandi bakishora mu bujura, mu bwicanyi, mu businzi, mu ngeso mbi z'uburyo butandukanye, bagatera Imana umubabaro, bigatuma Imana yimana amahoro ku isi. Ufite amatwi yumva yumve. Bityo rero bantu munteze amatwi, intego yanjye ni ukunezeza Imana, ntabwo ari ukunezeza abantu, ni ukunezeza Imana. Kuko
njya ntekereza kuri Pilato washatse kunezeza abantu akabamba Yesu, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 15 umurongo wa 15 hatubwira ngo Pilato ashatse gushimisha abantu. Urumva ni ikintu ashatse, ntabwo ashatse kunezeza Imana, ashaka gushimisha abantu. Pilato ashatse gushimisha abantu ababahorera Baraba, amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Ndagira ngo iri jambo ritekerezeho. Pilato ashatse gushimisha abantu kuko icyifuzo cya Yesu nako icyifuzo cy'abantu cyari uko Yesu abambwa, ariko ntabwo cyari icyifuzo cy'Imana, cyari icyifuzo cy'abantu. Noneho Pilato arareba asanga Yesu ararengana, ariko arareba ati nindamuka ndenganuye Yesu abantu ndabababaza, ariko noneho ashaka ishimwe ry'abantu. Ufite amatwi yumve, n'uyu munsi wa none ishimwe ry'abantu rigejeje isi mu kaga, kuko hari abantu bashaka ishimwe ry'abantu, bamwe bagaca imanza zibera, bagatsindisha abo gutsinda, bagatsindishiriza abo gutsindwa. Nuko wari umunyabyaha akaba umukiranutsi, umukiranutsi akitwa umunyabyaha, kubera ko uruhande runini rw'abantu benshi ni abashaka kumukiranutsa umunyabyaha. Nuko maze ngo Pilato ashatse gushimisha abantu ababohorera Baraba, wari umujura, wari igisambo, wari inkozi y'ibibi, ababohorera Baraba. Mbese iri jambo muritekerezeho ryo muri Yesaya igice cya 5 umurongo wa 20, aho Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano abita ikizi kibi n'ikibi bakacyita icyiza, bazabona ishyano abita ikibi cyiza n'ikiza bakacyita ikibi. Abo bantu bazabona ishyano, mbega bakora ikinyuranyo, ugasanga ngo ikibi bakisi cyiza, umunyabyaha bamwisa umukiranutsi, umwicanyi baramuririmba, baramukomera amashyi, ariko inzira karengane zo barazirenganya. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza n'ikiza bakacyita ikibi. Imana ikugire neza wowe unteze amatwi, urabe maso utaza kuboneka muri abo ngabo bameze nka Pilato, badahitamo kunezeza Imana, bagahitamo kunezeza abantu benshi, bakirengagiza ukuri bamenye, kubera ko bashaka kunezeza abantu. Bandi bagasambana bashaka kunezeza abantu, bandi bakanywa inzoga bashaka kunezeza imiryango yabo. Urabe maso unteze amatwi, nakwifurije ko wahitamo kunezeza Imana. None se niba ari uko bimeze, Imana twayinezeza dukoze iki? Ko twabwiwe ngo unezeza Imana niwe iha ubwenge, ikamuha kumenya, ikamuha n'umunezero. Ntabwo rero twajya kure, nitugira ingeso nziza tuzanezeza Imana, kuko tuzaba tugize ikinyuranyo, cyangwa se dukoze ikinyuranyo, tuzaba dukoze ikinyuranyo cyabo mu gihe cya Nowa. Aho mu gihe cya Nowa ngo bagize ingeso mbi bababaza Imana. Nitugira ingeso nziza rero tuzanezeza Imana. Niyo mpamvu Petero yanditse mu rwandiko yanditse, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2 umurongo wa 12, aravuga ati mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ndagira ngo mbabwire ikindi twakora Imana tukayinezeza. Mbere na mbere dusabwa kugira ingeso nziza, imyitwarire yacu, imvugo yacu ntibe yo gusebesha izina ry'Imana, ahubwo tukagira ingeso nziza zo guhesha Imana icyubahiro. Hanyuma hari ikindi wakora ukanezeza Imana. Igitabo cya Zaburi 147 umurongo wa 11 handitswe iri jambo ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Bega bigaragara ngo nitwubaha Imana tuzayinezeza, ninubaha Uwiteka nzamunezeza, nawe numwubaha uzamunezeza.
ndizera ko nteze amatwi kandi kubaha Uwiteka si ugupfukama si ugukoma amashyi ahubwo biranditswe ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 12 na 13. Mu kanya ndarangiza ariko ndakwifuriza kunezeza Imana uyubaha kuhesha Imana icyubahiro bizatuma ikuba hafi. Mbere yuko dusoma Imigani igice cya 8 umurongo wa 12 na 13 ndagira mbabwire ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 2004 icyo gihe hari kwa gatanu nagiye mwiyerekwa Imana irambwira ngo nzabwira itorero. Nabonye mpagaze imbere y'abantu barenze nk'ibihumbi 10 mbona mpagaze imbere yabo ari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 2004 hari kwa gatanu. Ijwi ry'Imana irambwira ati mbwirira abo bantu ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Bigaragara ngo rero niba umugambi wanjye wawe atari uwo gutukisha Imana, atari uwo gusebesha izina ry'Uwiteka, akaba ari uwo guhesha Imana icyubahiro, Imana ifite umugambi wo kukurinda. Izakurindira aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, aho uzaba uri hose Uwiteka azakurindira niba umugambi wawe ari uwo kumuhesha icyubahiro. Nizere ko wanteze amatwi. Hamwe n'ivyo rero hariya nk'uko mbabwiye turasabwa kuzirikana amagambo mu Migani igice cya 8 umurongo wa 12 kugeza 13. Handitswe ijambo ngo njyewe bwenge nagize umurava aho ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Ahantu mfite ubwenge bwo kugenzura. Yaragenzuye ku murongo wa 13 asanga kubaha Uwiteka ari ukwanga ibibi. Ku murongo wa 13 aravuga ati kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ati agasuzuguro ubwibone, ati n'agasuzuguro ndetse n'inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi, ati nibyo nanga. Bigaragara ngo rero kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Ntabwo kubaha Uwiteka ari ugukoma amashyi, ntabwo ari ugupfukama. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Iyo umuntu akubwiye ati sambana ukanga, uba wubashye Uwiteka. Yakubwiye ati beshyera mwene so ukabyanga, uba wubashye Imana. Iyo umuntu akubwiye ngo wenda nywa inzoga ukanga, mwibisindisha ukanga, uba wubashye Uwiteka. Umuntu agutegetse kwica nkuko twagiye tubibona mu bihe byatambutse mu marorerwa yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho abantu bategetswe kwica bakica. Bigaragara ngo ababyanze bubashye Uwiteka. Nanjye ndimo mu babyanze kandi izera ku Imana byayihesheje icyubahiro. Ndifuza ko nawe wakwanga ibibi ushakira Imana icyubahiro. Ndarangije rero. Mbere yuko ndangiza ni igitabo cyo Kubara 14 umurongo wa 8 handitswe iri jambo ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Niba Uwiteka twishimira ntabwo yatwishimira tutamunejeje. Nitumunezeza azatwishimira. Karebu yanejeje Imana ngo yagiye ku Imana imuyobora, abandi barapfapfana bariyanduza, ariko Karebu ngo aza kunezeza Imana, agenda ku Imana imuyobora muri byose. Bituma Imana imuha gakondo y'Iheburoni nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kubara igice cya 14 umurongo wa 22 kugeza 24, ndetse no muri Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 14. Bityo rero tugiye gusenga Imana yanga Imana idushoboze kuyinezeza. Nawe uhitemo kuyinezeza aho kuyitera umubabaro. Isi buza amahoro kubera ko bayituye bahisemo gutera Imana umubabaro. Abenshi bahisemo kubabaza Imana, bahitamo gukora ibyaha mu kimbo cyo gukora ibyiza. Bityo rero Imana igufashe tugiye gusenga Imana kugira ngo ihishurire abatuye isi ibyiza byo kunezeza Imana. Dusenga Imana.
mbese wowe unteze amatwi unezeza Imana? Ingeso zawe zihesha Imana icyubahiro cyangwa zirayibabaza? Imikorere yawe inezeza Imana? Niba ukeneye ko nawe Imana ikunezeza, ikakurinda umubabaro, ikakurinda inkuru mbi, yinezeze nawe ikunezeze. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu, urakoze ko ubanye nanjye. Iri jambo tanga imbaraga, abaryumvise barishyire mu bikorwa, atari ukumva gusa, ahubwo baryumvire, nawe ugire icyo ubakorera. Izina ryawe niryubahwe. Ndagushimira ko wumvise. Urakoze cyane kurasura abagabo n'abagore abari bafite ingeso mbi, bakikosora, bakiyunga nawe. Ugasura abahungu n'abakobwa bari bafite imyitwarire itakunezeza, bakaguhindukirira, nawe ukabagarukira. Izina ryawe nishyirwe hejuru. Ngushimiye kubyumvise. Urakoze cyane ko ugiye kumfasha iminsi nshigaje kubaho, nkazayimara nkunezeza. N'abandi kandi banteze amatwi bagahitamo kunezeza aho kukubabaza. Turagushimira kubyumvise. Dusenze twizeye izina rya Yesu. Amen.